Hello, ndibutse akantu gatoya mpari ni moka ndaza kwibereka na croissant noneho so what you do is have a small part, like man, it's ridiculous, but croissant ukarya croissant ingana gutya. So it's just good to have a small part and then so it's good. Yeah, karagaciyemo. Ndabyutse natashye nari ndi kuri Labana and nari meze neza hashize umwanya umuriro bita umuriro donc fièvre umuriro wo mu mubiri numva ubuzima burahagaze kubera aka grippe mfite grippe ariko sinzi ndafunganye ariko sinimusha ariko ndumva ari grippe ariko sinzi byaryo so natashye mfata ibinini mitaniyama ubu ngubu nakangukanye inzara kandi baza ko nari maze kurya mbaza ngo ndimo kurya iki ibihaza biryoshye ntabwo mushaka kumva ndi umwana ntabwo najyaga ndya amadegede numvaga ataryoshye ariko ukuntu nakuze ukuntu arimo isukari so ndibaza ninjye ushaje kera twabaraga abantu bakuru barya ibintu ngo amadegede ngo imyumbati amateke tukabase ibintu iki bari kurya nwite nari amadegede atabaho yarandyoheraga n'ubu ngubu niho nahereye nyarya mba numva arimo isukari mba numva aryoshye mba nibaza se iyo umuntu akuze ururimi taste irahinduka bitamuryoheraga biryoha bigenda gute I don't know ikibazo cyo nuko umva araryoshye pe ngiye gukora akazi gatoya ubundi bwije njya mu turimo twijoro nshobora kutabasha gufilma kubera urumuri murabona ko n'ubu twagiye yeah but this is my day Nego nabwiye story kuntu natangiye ibintu byambayeho natangiye gufilma ngeze mu nzara like yo ntabwo nigeze mfilma get ready with me ibintu bya vlog byo kwirwana namwe kuri kamera ntabwo byoroshye kandi n'ukuri ndashaka kuzajya mbikora urumva ngeze hafi y'umurugo nibwo navuze ati reka nerekane basaka outfit kuko niko niteguye nashyizeho kamera but nabyibagiwe. Bonjour, nibagiwe gufilma get ready with me nambaye jeans denim n'udukweto two muri Isaro Designs. So uyu munsi ndabona urangiye ejo nzagerageza gufilma kugira ngo noneho nkore vlog iminsi irenze umwe. Uyu munsi wagenze neza for real nagize conversation nziza n'ingenzi twahuye for the coffee nahanye nagize akariro ariko byashize yeah so naheje. Iyi soup ni ya mbere try wirisha umugati irimo ginger nyinshi cyane
but like niyo nashakaga muri kino gihe urumva harakonje imvura yaguye so it's just like urafunguka kajinja kose kageze hano umva uzayigerageze ni nziza cyane mu gihe cy'ubukonje nuko ukuntu umeze umva perfect nta birayi nashyizemo nzabeka ubundi buryo nkoresheje nashyizemo ibirayi n'ibindi birungo iyo nashyizemo umunyu but this time nta munyu nashyizemo ahubwo mu mata nashyizemo agasukari gakeya so it's sweet and spicy. Quick one nashaka kubereka ukuntu umusatsi wanjye umeze the next morning. Murabizi ko ejo nawo texturizinze gutexturizinga ni kuriya nyine bashyiramo agaproduit gakeya so nuko nguko umeze ndacyafitemo utubantu notes hano ntago uruma igihe uzumira nibwo nzawurambura utaruma ukawurambura it's a mess so kandi ngewe ntago nigeze ndeka ngo bawuseshe kubera ubushyuhe bw'umuriro utuma umusatsi wuma gatana noneho umusatsi bakimara gushyiramo produit uba woroshye pe kwa kundi udefriza bagata bashyiraho tongs no kwangiza umusatsi so ngewe bawushyizemo nyine agatexturizer karaga produit noneho bahita bawuzinga utose ndawugenda nawuraranye igihe bizumukira nibwo nzakuramo kajye kwirukanka ntabwo ushaka kumva ahantu ngeze umva maze kwirukanka 15 minutes kubera byitse ntinze rero ndagenda iyindi minota 15 ntahe but I'm so proud of myself. Oh my god, I'm proud of myself. Guess who is done? Umva icyo wundira sport utangira umva udashaka kuzikora zijya kurangira wumva utarekera wow kajye gutangira umunsi I feel so good. Akazi katangiye rero ako ngiye gukora ubu ngubu muri iki gitondo nuko Sorino wig yavuyemo imisatsi kuri closure ibi nabyo ndabikora no kuvuga ufite wig ushaka gukosora ufite wig nini cyangwa imeze ukundi donc hano ngiye gushyiramo imisatsi kugira ngo closure ihure murabona ko imisatsi yashizemo ngiye gushyira telefone hirya ni concentré mwakoze cyane kureba video mukore subscribe sharing ndakunda bye naho ubutaha.